turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri Kingdom Family yacu. Tugarutse muri wa mwanya mwiza tugira gukina agakino ko mu rugo. Yewe tugaragaza imikino tujya dukinira mu rugo kugira ngo bizamure ibyishimo, kandi ikindi impamvu tubikoresha kugira ngo tubibereke ni ukugira ngo bifashe bamwe wenda batazi ubwoko bw'imikino bakina cyangwa se bakwibwira ko ari ibintu bihenze. Noneho iyo dukina bibahereza igitekerezo cy'imikino umuntu yakina. Hari iyo dushobora ku designinga twebwe ubwacu, hakaba n'iyo dushobora kubona abandi bakinnyi nawe tukayikina, ntacyo bitwaye. Ni ibintu byo gufasha abantu mu kwishima kuri twebwe ubwacu, ndetse no gufasha abandi kugira ngo bashobore kubona igitekerezo cy'ibyo bakora mu rugo. Rero ni ngombwa ko abantu bakina bakishima bakanezerwa, abana bagakina n'ababyeyi, umuntu n'ababyeyi bagakina n'abana. Umuntu ntabe gusa patron mu kazi, nagera no mu rugo ngo agume ari patron cyangwa se ofisiye cyangwa mabuja cyangwa databuja. Buri gihe cyose mu rugo hagomba kubaho umwuka w'ubushuti wo koroha mu mutwe, abantu bakava mu bintu biri serious gusa ahubwo bakanakina. Niyo mpamvu nta handi rero ni kuri Kingdom Family yacu tubahaye ikaze muri uyu mwanya wo gukina. Reka muze dukine. Yes, ni karibu. Abazabireba bakabona ari sawa, muzabikine namwe mu ngo zanyu, muzanaduhe n'ibitekerezo by'ibindi dushobora kugerageza, sibyo? Mu makomenti tuya tubona, mu by'ukuri dukunda kugira umwanya mukeya, ariko izo dukunda gusoma ubu tugiye kwitabira no kujya tuzisoma cyane kugira ngo tumenye n'ibyo mwifuza, n'ibyo mutumenyesha, ibyo twakosora dusigaye tubisoma. Harimo abantu bagaragaje ko hari abantu bifuza kugira ngo badukonekitingeho, ariko bakandika message tukazayibona nyuma. Ibyiza ni uko mwajya muhamagara nimero zacu. Wenda guhamagara ndatekereza ko abantu bahamagara ari 20 cyangwa 50 tutabona, dushobora kutabona umwanya, ariko mwajya mutwandikira nko kuri WhatsApp. Nimero ya WhatsApp yanjye ni 0788323251. Nimero ya WhatsApp ya Mama Magila ni Ndayizi 0786205008. Okay, 0788205008 niyo nimero ya Mama Magila. Ziri kuri WhatsApp, mwatwoherereza ibyo mwifuza, ibitekerezo, ibyo mwatanze muri comment hano kuri channel mukabona tutabisubije, wanaduhamagara cyangwa se watwibutsa cyangwa se wakohereza kuri WhatsApp aho ngaho, twarangiza tukabikoraho, mukaduha ibitekerezo, mukaduha n'inyunganizi. Ni karibu rero mu mukino. Reka dutangire umukino ukuntu ukoze. Reka tubabwire n'ukuntu umukino ukoze. Ni ukuvuga ngo umukino ni amabiye aya ngaya dukina. Iyi ni n'abayita amagorori. Okay, yego. Uyu murongo twaciye hano ni umurongo ntarengwa umuntu agomba gukiniraho kugira ngo utaza kuzegereza ukaba wayikubita kandi wayihamya kandi utari kuyihamya. Gila nawe afite kandi gatoya hari ari akiniraho kubera ko ari muto twamwegereje. Kubera ko imbaraga ze ni nkeya, ataturutsa kure, kandi turashobora kujya dukubita kuriya ikatugarukira umuntu atagiye ahaguruka kugira ngo bidatinze iminota. Noneho uwukinnye akayihamya arahembwa kuryaho kamwe. Ukuburamo tubiri, ukubise icyarimwe zigakubitana hakavamo tubiri, arahita aryaho tubiri hara ku bihembo bitewe n'umubare w'izo kubise. Noneho igihembo nyamukuru utsinda nyinshi, igihembo nyamukuru ngiki uri burya nyinshi hariya, uri butsinda nyinshi, uri butsinda nyinshi. ubwo nimara kurangira zishizeho turajya tubara turebe ngo ninde utsinda uyafite zingahe.
uyafite zingahe uwarushije abandi uwarushije abandi araza kuba ari utsinze ahite arya utungana nka biye yatsinze sibyo yakubise. Noneho uza kuba yasigaranye duke cyane kuruta abandi warahita abavuyemo. Noneho abo babiri basigaye bafite nyinshi kumurusha bongere bahatane kuri finale. Niba hatana uwutsinda nyinshi kubyumva uwutsinda nyinshi araza kuba ari we utsinze umukino w'umunsi ahabwa igihembo nyamukuru kiri mu gashashi hariya. Ariko ubundi ibihembo bya buri mwanya ko umuntu atsinze ni ugufataho kamwe cyangwa se akangana nka biye akubise. Ni karibu rero mu mukino tubahaye amabwiriza yose reka dutangire. Ninjye uri bubanze. Okay, Gila nubanze mama Gila nawe akurikireho genda heruka. Tangire. Ubwitegerezeyo yaswasa. Yasha. Yanyina mpereka. Okay, ninjye ukurikiyeho bose baraswasa. Kandi ukubise azajya asubiramo nyuma yo kurya. Twagiye ntereza mpemba ngiye mbereke ko oya ni kamwe. Murakora ngenda mbiza sibyo wabisubiza hariya se ko hariya ni kure katushyire hano nta kibazo. Okay, bira ni ukurikiye oya kandi natsinze niho ndasubira mu itsinze urakomeza. Kwagiye bira ni ukurikiye Genda ukazana. Okay. Ninjye uje gukurikira. Ninatsinda ndacyo. Ndakardasha. Yewe. Gira ni wowe uri gutuma ntatsinda sha. Nyarutse subiramo hariya. Ariko ndaza kubatsinda sha. Mama Uzana ngaba wihuse sha. uri kuryaho. Haryo sute. Subirayo arangira kine. Watashye. Kugakubita igaruka ntabwo byemewe. Ntacyo tubara. Twagiye n'ingero nkurikiyeho. Yewe. Watashye Dusubizemo. Udukubise turimo kugaruka. Igarutse. Ubwo ndahombye. Urataye. Ntacyo nkoze. Ntacyo ukoze ariko uragahamije. Nkahamije igaruka nyine ntabwo bigize. Ihute gira vuba. Ihute ugende ukine. Sigira. Nagera vuba mpitemye n'akandi ndumva nkashatse. Shaka kurya kandi ushaka kurya. Gira ntagararya n'akamwe. Yewe dakabaye. Bankwereke ngewe. Uretse mbere. Akira. Murakoze. Kura turenge twawe hene hano. Aha. Natashye. Taha. Sabila. Kinina murakorongo nta kibazo. Ntabwo kugezayo wataha. Ikirenga umurongo. Ukire kuruza byo wakini. Aha. Ikirere none ndimo kwitera. Yewe data we. Zisubizamo gira vuba. Aha. Ndena kutonana ko natsinze. Zisubizemo. Gira nagaratsinda nakana. Kandi mukanya arimo kudutsinda tutarashyira ibiri. Twagiye
Gila urimo uratinda kuzishyira. kanze kujyamo. Ntabwo kari gufataho. Genda nzajya mbyikorera. Uretse. Tutumye nako kava mu murongo. Genda. Twagiye. Ko waje Igiye imbere cyane ariko ukangamira igira inyuma. Ndashaka ko nsinda. Ndashaka ko nsinda. Ntacyo umurongo se suha. Ni ugiye gukina se? Ni si wowe umaze gukina kina. Ngaho tujye kabisa. Muhe dutatu nako ari gukinisha kabe. Akira. Ndaje. Uraturyoha. Akira. Tubike. Ongera ukina, arongera agakina. Urongera ukina. Kina vaho. Turaryoshye. Kina kandi wongera urye n'akandi. Turebe. Gira vuba. Urimo uratinda. Kiniraho aho twagushushanyirije ugomba gukinira. Igira reka ngenzi kuzanira. Nyamyanza. Ndasinda kubireba. Vuba ariko. Urimo uratinda. Ni irya kamwe ariko niko utsinze konyine. Twagiye ongera. Akira. Gira zimaze. Kujya kuzitumana ndagira. Turabigira gute? Kinira aho ugomba gukinira. Ari gukina. Twagiye. Kinira aho ugomba gukinira Gila. Yego. Okay. Aha. Yani byasha. Wari uzitumara. Mama Gila nakurikiyeho. Ngewe. Zana. Kinagira. Kinawo. Kinagira vuba. Vuba. Mwihutisha umukino. Yarumenye. Uziko turi bushyireho amasegonda Nta kibazo. Watashe. Akira. Ariko ndaza kugira mbarana. Aha. Pita. Kose. Nikira. Yizanira kandi. Nende ukurikiye ntigira kandi. Tebuka. Kanguka. Thanks. Irukame. Ndaje. Kine ni ukuri. Turajya dushyiraho amasegonda. Okay. Uranyarutsa. Nakamwe ndaryaho na gatonya. Twagiye. Kuramo amaguru. Ukarya sura karyaho. Yewe datebyi. Oya yikubise garuka. Garuka. Yikubise garuka. Kanjye. Yakam. Indi giye. Dangiriya hariya. Thank you. Intoki zawe ubwo zirasa gute? Twagiye. Akira. Have nongere. Wayisubijeyo? Mubona ukuntu. Yewe data yewe. Yes. Bijyana kandi. Komeza. Data we ko wansinze ndagira nti. Aha. Yes we. Vuba. Kiniraho yego. So izo wazire ziri umva subiramo. Izo zishyira ku ruhande. Izi ngizi uzishyira mu kandi kaboko. Noneho ugafata. Kina ziri gutuma udakina neza. Ntabyewe. Harakonye. Twagiye gira ntago. Okay, ubwo byagucanze kinzi wowe. Aha. Sipate. Neza.
kina pagira taha Pate. kina Aha. Pata. Auzoka. Auzoka te. Aha. Njyewe. Yego njye ntabwo ndi gutinda. Mugire vuba. Gira ukudutinza rwose. Taha. Ese kutari kugeza icara Nyine ubwo usoma ntabyo. wicara ruguru. Nyine ubwonko bwari gutsinda. Wicara ruguru kugira ngo ugeze. Kina. We kuzamo hagati. Ijya ku ruhande ariko wicare ureba ruguru kugira ngo utsinde. Kugira ngo uzihame. Ya rekera aho. Ntabwo uri kubasha kugezayo igirayo. Kuramo amaguru. Magana ndabona yazakariye. Mugire vuba. Kina ni wowe. Arya kahekana. Ntabwo ugejejeyo. Kina wereka yongere menya point kina neza. Okay, watashe. Wagiye. Ndabona biza kuba bigoranye. Azamutse. Kacu dushyire hano. Twagiye. Kino ni Ese wowe. ko abo kuri kamera bakingirije umurongo. Shyiraho. Kusha nta nubwo muri kumpana amashyi. Yewe data, yewe data. Ukuntu ndi kuba mbitse. Amaguru ko muri ngiye gutsinda. Ko muri ntashye. Impa. Mwakisha. Asha. Thank you. Nanjye ndaza kukarya. Aha ikubise ugaruka. Watashe ubwo ni njyewe. Magiri. Wowe Mfite ubwoba. Taha. Ntibikira. Gira jyaho. Shani ngiye utsinda nyinshi. Kinira aho ugomba gukinira. Dore witangiriye yicara ureba ruguru. Gutyo waba wicaye nabi gatuma. Yicara ureba ruguru wicara nka kuri wari wicaye. Gira afite zinga. Nka kuri wari wicaye. Okay. Kina. Gawe kina. Gira afite nye. Bariyemo niyo uri gukina. Yabifite nye ntabariyemo niyo uri gukina. Oya. Kandi ndasubira Oya. Byarangiye. Kuramo amaguru. Byarangiye va. Yewe. Gira mwampaye amagi. Gira ntabwo arimo kumpa amagi. Arayakwiriye Neza. kutima. Ye. Ndakarya ntacyo. Aha. Reka nyine. Twagiye. Sikoko ndabona. Byasaba kugira ngo nsinde byasaba ko ntumara muri duto. Amashyi. Mama, munizane irihe? Kutariyeho. Kuma ebyiri kandi ndi inyuma. Genda ntabwo ari wowe. Kutariyeho. Reka njye. Enjoy. Twagiye. Enjoy. Gira yagiye hose gira ntabwo ari guhita yitegura gukina. Bigira vuba kugira ngo umukino wo gutinda. Igirayo. Taha. Atashe. Uretse mbanze nkine. Gaho. Magi. Mbare ntukubite rwose. Ni wowe utumye ntagatsinda. Uretse nze mwereke. Njye muri yo hano rero. Isikugarukira kina. Kina. Ukina akwiriye. Yego. Yewe data. Sugwe. Gira arashaka kunyura. Gira arashaka kunyura. Awuze batera butahije. Ya! Mumara amashyi. Impasha, impiyo nyine. Ibi ni ibikimana yanjye. Impande. Yewe data. Nibagiwe. Umva warabikwiriye kabisa. Ubu se nagira nde ko ngiye gutaha. Gira arashaka gufata Njye natashe rwose. Uri gukinira imbere do. Aha. Ninde ni njyewe. Mwese Gira kina. Gira niba atafite. Kinira aho ugomba gukinira. Ndashaka gukina gutya.
nta kibazo ariko biba biringane naho hantu twashushanyije bakina yewe data we oya ubwo kuye mu nzira ntabwo wasubiramo kuko natwe batsinda kinina ko wagiye imbere reba igize inyuma ikiganza igize inyuma gakubite rwose ushaka ko nagahamye gakubite gahamye oya subiramo ariko ugire cyane ntabwo ugeze va amahirwe tuguhaye arakunaniye ewe wamamagara reka nkukubitisha ngiyi ikibazo kinatire ko wagiye imbere cyane se kutari kugera kino cyane n'imbaraga ngagirayo gerayo nikinire vuba vuba uratuma umukino utsinda uretse nanjye genda ugiye kuyizana ni njyewe nkurikiyeho sibyo niko kagera hanze reka abatazi baragute genda ukazana karihe cyangwa reka njye kukabazanira mwe mwihangane wowe tukina ni njyewe urasanga nagahamije ndakabonye hanze yesu uhita ushyiramo akantu yewe gasha ndabatsindagira mbega rebe 1 2 3 4 5 6 okay 6 sha ila oya shyiramo Ndasha amatsinda sha umwenda uziko nahanye shyiraho nyine ni njyewe wagatsinze wagatsinze ntabwo ari wari utaye ukinnye mu mwanya utari wawe twagiye jya ku ruhande basha bagira urebe ko kari yes we kabuzeho twagiye nigila wowe se wacu we ni wowe nkurikira twagiye yewe data we basha bagiye ku kari wumva twagiye ila ntongere gukora ayo makosa hava uramwirukana mu mukino yewe data we watsinze niutsinda mumpereze ngarye bita tubara muvuge muti nibyo bivuze ngo nagira amasiga ubwo ndakuramo hariya tomborotsa oya urayimpana ndayiguhaye ubwo ndakuramo iyo nakinisha aha tugiye kubara njye mundeba aha oya ni ukuvuga ngo icyo gihe murahita mukina afite nyica nabwira njyewe se mfite njyewe ko mfite njyewe mfite okay ufite enye njye mfite 3 wowe ufite zingahe mfite 7 7 oya ahubwo ubwo njyewe mfite 2 ubwo ufite 2 gira akagire 3 oya enye enye dukuramo yayindi turi twakinisha gukuramo iyo twakinishaga ubu usigaranye 3 njyewe nkuyemo iyo twakinishaga nsigaranye 2 ebyiri yego nawe mama gira akuyemo iyo yakinishaga asigaranye 7 mama gira udashaka kabisa ndakweme tuba tumukomera amashyi 1 2 3 go akira ubushize mwaransinze ndatukubarira muhembe ngewe kuko umva uburi bosi ntabwo wakwikorera 1 bila itegereza mu boss wacu namwe nimutsinda 2 turyoshye ute 3 twomba nushaka kurya ntabwo tuguha 4 oya ntabwo
ntabwo watsinze none se turatubara Five. nta kantu na kamwe twariho 6 7 noneho rero uko bigenze kandi rero iminota isigaye kugira ngo tumenye niba muzahura kuri finale tuzakomeza ubutaha reka mwihangane umukino tugarukirize hano tuzakomeza ubutaha kuri finale mama Gila na Gila ariko Gila kubera ko abaye wa kabiri nawe reka tumuhe utungana nk'utwo yatsindiye ntajya buri wese arya utwo yatsindiye okay icya mbere ni uko ari njyewe utsinze ubutaha ni kuri finale ni wowe ariko ntabwo yatsinze tuzongera dukine nihaboneka undi muntu utsinda oya ni ukuvuga ngo njyewe ninjye watsinzwe nk'uko twari twabivuze ni ukuvuga ngo musigaye muri babiri ubutaha muzakina kuri finale sibyo nk'uko nanjye ejo muri Gila ubona Gila uwo uzatsinda azaba ari wowe wegukanye iriya mpano igihembo nyamukuru wari watsindiye 3 sibyo 1 2 ukuntu yari ari kunkanurira amaso ndeba 3 nanjye rero natsindiye 2 urabona yuko nabarushije gukina biyengewe nanjye shaka turangiye ni mame tugiye gukurikiza ni njyewe w'igihembo nyamukuru 1 ubwo rero turabashimiye mwese abakurikiranye uyu mukino uyu munsi ni njyewe nsinzwe mvuyemo kuko ni njyewe nsinze mfasha nakubise dukeya ubutaha mama Gila na Gila kuri finale ni karibu niba bazahangana uzatsinda uwo munsi igihembo nyamukuru oya ashobora kugutsinda cyane gusa cyane gusa ntatsinze imikino rero nakagaruka kuri Kingdom Family yacu niba mubyishimiye mubwire abantu ba subscribing inshuti imiryango mukore kuri like iyo ukoze kuri like bituma YouTube isharinga iyo content noneho iyo mubirebye muri benshi dushobora kubikuramo amafaranga akadufasha kugura ibindi bikoresho by'umuziki tukaririmba abifuza kudutera inkunga mu buryo ubwo aribwo bwose mwakoresha ziriya nimero twababwiye 0789638251 cyangwa se 0788205008 abifuza kutugira inama mu buryo ubwo aribwo bwose uburyo dushobora gufashamo Gila mu mpano ze no kuri buri kimwe dorashaka kurya reka tumuhe icyo gihe ni karibu ibitekerezo byanyu birakenewe ubwo umukino tuzasubira ubutaha bye bye. bye